ikaze muri iri joro ryo kuri uyu wa gatandatu ni ku itariki 14 ukwezi ni ukwa gatatu 2026 ni mu nkundire tuza turebe ibiri kubera muri main roads Kamanyola Uvira. Byifashe bite, bihagaze bite? Maginga ya urabona yuko ibintu byahinduye isura. Ni munyemerere tuza turebe uko umutekano uhagaze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye, ariko turibanda cyane kuri no muhanda wa Kamanyola Uvira. Tunyarukiraho mu minembwe ho gatoya, tugaruke muri Nord Kivu tumenye uko bihagaze, nkuko update zingezeho kandi uko update zingeraho ngomba kujya nzibagezaho kandi nzibagerezaho ku gihe. Ku murongo wa telefone turakira umuroko informa aduye information atubwira uko byifashe. Ni munyemerere tudatinze turebera hamwe uko bihagaze, nanjye mba nkeneye kumenya uko situation ihagaze, uretse wenda nk'amafoto baba banyohereje, ariko byifashe biti. Reka ngushimire nkwifuriza amahoro y'Imana we wahisemo kubana natwe, ariko nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse kwicara nawe ugatera agatebe ukajya wumva update zicukumbuye kandi zizewe kuri Kigali News, ukanda subscribe, nyamuna mujye muna likinga muna sharinge, tubane uko bikwiye kandi tubane buri munsi. Ni munyemerere rero dutangire. Nje muri kumva ndi Damien Umugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa? Mwiriwe neza. Turabasuhuje tubifuriza kugubwa neza. Duherukana ku gicamunsi cya kare ngira ngo byari nko hafi mu masaa sita, urumva ni kera kabisa. Bigaragara yuko uyu munsi twaburanye cyane, ariko ndabizi network ntiziba zoroshye. Ni na weekend tunabyongereho, wenda sinzi nimba weekend ziraba cyangwa zarahagaze. Ahangaha weekend umuntu ayikora ku giti cye bijyanye na situation yaho uri n'umutekano ufite. Yes, rero n'ubundi nta kindi kituzanye ni updates. Uyu munsi imirwano yagiye igaragara mu duce dutandukanye, ariko update umaye urambwiye ngo hari umubare w'abasirikare benshi kuri no main road ya Kamanyola Uvira. Bigaragaza no ku munsi ngira ngo haciye iminsi ibiri wari wambwiye ngo hano mu bice bya Sange n'ubundi urukumbuye ni main road, wongeye yuko hari habereyemo imirwano yatewe n'abawazalendo n'aba FDNB kuri AFC M23, ndetse abaturage bakora guhunga bambuka uwo mugezi wa Ruzizi, ndetse hari n'abagiye bagwamo kubera pressure kwambuka bakoresheje amajerekani bafite imiryango cyangwa bafite ibintu. Ariko bikanavugwa ko aho hakurya mu kibira harimo imyitozo ikomeye. Bwana Bizima, abo basirikare bari muri uwo muhanda warunyohereje ku ifoto, urabona bahisha iki Bwana Bizima? Yego, ni operation ubona ko iri gutegurwa cyane ku mpande zose. Urabona ko muri aka gace ko kuva Kamanyola ugenda kuzagera za Ruvunge hose, ndetse no mu nce zo munsi y'uyu muhanda ubona ko harimo nkuka y'umugezi wa Rusizi, hose harimo detache zagiye zishyirwaho nshyashya mu buryo bwo gukumira abakwambuka bava i Burundi cyangwa bajyaho, kuko ni ikintu cyari kimenyerewe cyane yuko abantu baturukaga i Burundi kandi bari mu rwego rw'ubutasi, ubona ko bazaga bita ko ari abashumba cyangwa abahinzi. Ni ibintu byagaragaye kuko hari benshi bafatiwemo bagera mu 9 mu bihe bitambutse, bagatanga amakuru ku buryo bushoboka. Ariyo mpamvu ubona hariyo ishensi nyinshi zitandukanye mu buryo bwo gukumira no kurinda umutekano neza, ku buryo nta wabinjirira aturutse mu Burundi cyangwa mu zindi nce zisa n'izihegereye. Rero 23 muri uyu muhanda ndetse no mu bice bigenzurwa nayo muri ibi bice harimo patrouille nyinshi ku manywa na nijoro, kandi ubona ko ari umugambi ukomeye uri gutegurwa ku rwego rwo hejuru. Ubona ko ari umunsi nyirizina utaragera, ariko hari ikintu kizaba cyane muri Ukraine de Russie. Yes, urabona aka gahenge bamwe mu banda covers biravuga yuko ari imyiteguro ikomeye, ndetse
wananyoreje message uvuga yuko Masunzu ashobora kuba yahawe ahinduriwe imirimo ndetse bakaba bamuhaye ipeti, bikaba binavugwa ko amakuru ya Zandani ko bashaka kuba bagiye kumwohereza muri Sud Kivu kuyobora amaoperasiyo. Yaba ariyo mpamvu wenda imirwano isa nkaho yabaye ihagaze kugira ngo ahagere nk'umuntu umenyereye biriya bice kugira ngo ayobore operasiyo babone intsinzi. Ni ikintu kijya kibaho, ntabwo ari inkuru kere kuyibwiye abantu b'abana nibo bakumva ko aje muri Sud Kivu hakabaho guhungabana cyane nko ku ruhande rwa M23, kuko uwo ni umuntu uzwi cyane Masunzu. Operasiyo yabayemo ni nyinshi cyane, kuva muri Rucuro hose kugera za Nord Kivu gakomeza hose, ntabwo Masunzu yari afunze, yari ahari, ariko ahubwo ashobora kuba ari byo yiyemereye, kuko ubona ko urugamba rusa n'urwagoye FARDC cyane. Iyo ubona itabaza ibihugu bingana kuri, ariko ukaba ubona ko n'ubundi operasiyo zabo zigenda zifiyaringa zitagera ku ntego y'ibyo bashaka. Urabona ko kumwitabaza ni ingenzi, kuko bavuga ati bariya abantu ni bene wanyu bo mu Minembwe, muraziranye, ushobora kugiramo abaguha amakuru benshi muri biriya bice. Ubaye uyoboye operasiyo hariya, ushobora kuba hari ibyo yahize yemeye, ariko ubizi neza ko FARDC yemereye imigambi izageraho ntibigerweho, ushobora no kurangira baguhitanye nta mikino bajya bagira. Rero hari ibyo yemeye ko kubona ko yari afunze kandi kuvamo bitari byoroshye bijyanye n'ibyo yagirizwaga. Rero ubwo hari ibyo yitanze kwemera gukora, aricyo cyizere yagiriwe kuba yongeye gusubizwa mu mirimo kandi agashyirwa ahantu h'ingenzi, ubona ko yanze bikunze operasiyo muri iki gice agomba kuyinjiramo bijyanye n'ibyo yitanze gukora, ndetse akabikorera mu gace akomokamo. Yes, nibyo ngo na Chiko Chitambwe nyuma y'uko aje muri operasiyo zatumye habwa kote ya FARDC irasa umuyobozi mukuru w'iri huriro rya AFC none umuvugizi w'Ingoma, bivuga yuko nawe bamuhaye imirimo. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo bashimishe aba bayobora ama operasiyo noneho bari mu buryo bunoze cyangwa bukwiye. Yego, nibyo kuri ba komanda birashoboka, uwakoze neza ajya ahembwa, niko bimeze. Ariko mu bijyanye na avantage cyangwa ni umusaruro munini waboneka mu by'urugamba, wahita cyane kenshi warebera kuri koalisiyo y'ingabo zirwana ku mirongo y'imbere, kuko komanda urabizi neza ni amabwiriza nyine atanga, kandi akareba n'iby'ingenzi bikwiriye. Ahubwo yazana amatwara mashya yo kuba yamenyera ingabo ibyo zikeneye ibyo ari byo byose, ku buryo asa n'ugirira sisiteme ahinduraho bijyanye n'uburyo bayoborwagamo n'ibiri ngombwa babonaga mu bijyanye n'ubuzima busanzwe. Rero ibijyanye n'uko yaba ari ukumushimisha wenyine, ingabo ziri ku rugamba zitishimye, nta musaruro byamuha. Ariko uko bisa kose kuba yabijemo avuye ku mwanya yari ariho nk'uriya, ashobora kugira ibintu ahinduramo cyane bikomeye, ku buryo ubona ko afite morale, kandi ashobora no kuba hari iyo yatera ingabo agiye kuyobora kugira ngo babashe kumuha ibisubizo bizima. Yes, Bwana Bizima rero n'ubundi biragaragara yuko ku mpande zose basa nk'abiteguye, ndetse bigaragarira no mu bikoresho bikomeje kugenda bikusanywa ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rwa M23 biragaragara yuko bamaze kugura ibikoresho. Bwana Bizima, mu mpfunyapfunya urabona ari iki kiri bukurikire? Ese FARDC yahuruje amahanga, kuko ongera ngo twe tubabwira ko hariyo ibihugu byinshi, ndetse bivugwa ko na Malawi yamaze kuhagera, ugakubitiraho igihugu cya Angola, ugakubitiraho icy'aba Tanzania. Ariko hari amakuru nakiriye, ariko njye sinjya nemeza amakuru koko ntari namenya neza uko byifashe. Niyo mpamvu nigeze wenda mbikubazaho cyangwa ngo nabitangaze. Biravugwa yuko ingabo za TPDF zishobora kuba zasubiye muri Tanzania. Hari amakuru waba ufiteho, Bwana Bizima? Yego, amakuru mbifiteho ni uko muri operasiyo yose yari muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu ndetse no mu nce za Walikale mu gace kagaragayemo izi ngabo za Tanzania, amakuru ahari ya nyayo kandi ashoboka ni uko hari force zimwe zatangiye gusa naho zisubizwayo
mu buryo babitangiye babibara ko ari uburyo bw'ikiruhuko, ariko ubundi ingabo iyo ziruhutse zivuye mu gice kimwe zijya mu kindi hageragezwa kuba zasimburwa n'izindi zijya gusiba icyuho cyaho izindi zivuye kugira ngo operasiyo ikomeze iye kugira ikikoba mu nkokora. Rero sire bakoresheje yo kujya gupuringa ingabo zikajya kuruhuka kandi nta zizisimbuye, ubona ko ari umubuno, ni akantu k'ubwenge bakoresheje kugira ngo baterura icyo bashaka kugeraho, ariko ari uburyo bwo kuzicyura kuko bose zari zihari ingano yazo kuva aho zagiye zitakariza intwaro ziremereye mu minembwe ndetse zikanatakaza ingabo nyinshi muri kariya gace. Habaye impinduka ku buryo harimo izagiye zitaha ntizigaruke, kandi ubona ko igihugu cya Tanzania gifite imiyoborere itandukanye cyane n'ibindi bihugu bijyanye n'uko bari basanzwe bameze. Ashobora kuba ari amabwiriza bahishe ntibijye mu itangazamakuru, ariko mu nteko barabiganiriye cyane bakabona urugamba bari abasirikare bari kurwana rutari ngombwa bijyanye no gutakaza ko ari buhari cyane. Ubona ko ushobora kuba hari abayobozi batanze inama mu rwego rw'igihugu ku buryo ubona ko impinduka zabayeho muri Tanzania cyane ku bijyanye n'ingabo zari ziri muri operasiyo hariya, kuko urebye urujya n'uruza rwari za Baraka ndetse n'aha muri Uvira izi ngabo ndetse na Karemi byarahindutse kandi bakunze gukoresha inzira y'amazi, biba byoroshye kugira ngo utahure ayo makuru neza ko zasubiyeyo. Yes, Bwana Bizima rero wenda tunyarukiye mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma sahi bamwe mu bandakavazi bari kumbwira yuko bamaze kugira propre umeze neza, ndetse n'urwikango rusa nkaho rwarangiye, ariko hakaba harimo abaturage bagifite ndetse bagifite ikintu bita ubwoba, bigaragara ko bamwe harimo abagendaga bakorana n'abawazarendo bagikomeza gukora mobilisation yo kugaragaza ko umutekano n'ituze muri uno mujyi bidahari. Bwana Bizima, ni iki iri huriro rya FCR riri gukora kugira ngo rikomeze rikore propre? Wambwiye yuko barimo bakora uburyo ki bashaka bamwe cyangwa abanzi muri ibi bice bagiye bafata. Aba baturage bo ni iki bari kubakorera, ndetse nayo tubikomatanya n'abari abaturage bashyigikiye abawazarembe bo muri teritwari ya Rucuro muri biriya bice bya za Nyiragongo. Bwana Bizima, yego n'ubu M23 muri uyu mujyi ndetse no mu nkengero zayo urabona ko ifite akazi kenshi cyane ku buryo ubona ko urwego rw'ubutasi mu gihe cyose babereyeho rukoze akazi gakomeye cyane kandi mu gihe gito, bijyanye n'abantu rwatahuye cyane ku rwego rwa gisivili ndetse no mu nzego z'igisirikare cya M23. ubona ko na n'ubu bagifatwa, hagiye wumva Bukavu harimo abafashwe, ubona ko byanze bikunze ubutasi buri mu kazi gakomeye, ahubwo ugereranyije n'uburyo operasiyo yari yarateguwe na FARDC kuri uru rwego rwo guhungabanya umutekano muri iyi mijyi, urebye ahubwo asa n'abakererewe, baba barakoze udushya twinshi cyane ku buryo aya makuru tuba tuvuga aba ari atagihari ugereranyije n'abantu bamaze gutahurwa, kandi ubona ko bakoreshaga ubwenge buhanitse. Ariko ni ibintu bitangaje uburyo ki bari gufatwa kandi ubona ko bigoranye cyane. Rero ni uburyo ubona ko M23 izi operasiyo zo kuba waza guhungabanya iyi mijyi isa naho ikomeye, yaba ari Goma, Bukavu, ni ibintu bashaka gushyiraho iherezo burundu, kuko ubona ko operasiyo zose zisa n'izisatira iyi mijyi zaturukamo umwanzi uza ku butaka rwana cyangwa akoresheje ikindi kintu icyo ari cyo cyose, bari gukora ibishoboka ngo bazikumire, bijyanye na operasiyo ziri kuba muri iri shyamba ry'ikirunga hano cya Nyiragongo. Harimo operasiyo ikomeye cyane, ubona ko bashyizemo abasirikare b'intoranwa, kuko uzi ko babanje gusheringa, ariko ubu baradivasinze barimo barenga 500. ni abasirikare ubona ko bagiyemo bafite amabwiriza adasanzwe ko bagomba kuvamo bafite ripoti ya nyayo y'uko nta kintu na kimwe basize inyuma. Rero ni operasiyo ikomeye kandi ubona ko aka kari agace gasatira umujyi wa Goma cyane, ku buryo umwanzi kuhakoresha byari bimworoheye, kandi hari uburangazi bukomeye cyane kuri M23 kuko nta bwirinzi budasanzwe bwari buri muri iyi pariki. Ubona ko ari bizeye umutekano wayo neza ku rwego koalisiyo irimo yabashije gukora ibikorwa bikomeye byari birimo no kubaka ubwirinzi buhambaye ku buryo ki ubona ko nta na drone yari kubasha kubinjira mu gice bari barimo kiri shyamba pariki. Rero ni ikintu gikomeye ubona ko M23 iri gushyiraho iherezo.
Yes, bwana bizima, reka tugushimire tukwifuriza ijoro ryiza. N'ubundi update zo nakagaruka. Yego, urakoze cyane nawe, ijoro ryiza. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kuguma ku masezerano y'ubumwe n'ubwiyunge. Nyamuna nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Imana ikomeze ibane namwe.